Kuki Intare Yitwa Umwami w'ishyamba, Nyamara Atari Nyamaswa Ikomeye Kurusha Izindi. Muraho neza abakunzi bacu hano Kumenya Ubuzima TV. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, turagusaba gukanda subscribe, gukora like ndetse no gusangiza abandi iyi video kugira ngo nabo bunguke ubumenyi bushya binyuraho. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo abantu benshi bibaza ariko bake bakabona igisubizo cyacyo. Icyo kibazo kiragira kiti: kuki Intare yitwa umwami w'ishyamba nyamara hari izindi nyamaswa ziyirusha imbaraga zikayirusha n'ubunini? Ese koko intare niyo nyamaswa ikomeye kurusha izindi, cyangwa hari impamvu yatumye abantu bayita umwami w'ishyamba? Komeza kureba iyi video kugira ku musozo kuko uraza kumenya ukuri gutangaje kw'iyi nyamaswa ikunzwe cyane ku isi. Abantu benshi batekereza ko intare ariyo nyamaswa ikomeye kurusha izindi zose, ariko iyo turebye neza dusanga atari ko bimeze. Urugero, inzovu iruta intare ubunini n'imbaraga. Imvubu nayo ifite imbaraga nyinshi kandi ishobora gutsinda intare ku rugamba. Inkura nayo ifite imbaraga n'uruhu rukomeye cyane, ndetse n'ingona nini ishobora kwica intare igihe igeze mu mazi. None se kuki intare ariyo yahawe izina ry'umwami w'ishyamba koko? Igisubizo cya mbere ni uko intare igaragaza ubutware n'ubutware bwayo bukagaragara mu buryo bwihariye. Intare ntiyihisha igihe ihuye n'ikibazo, akenshi ihangana n'ibiyibangamiye ifite icyizere, ikagenda ituje kandi idatinya. Uko kwigirira icyizere ni kimwe mu byatumye abantu bayifata nk'ikimenyetso cy'ubuyobozi. Ikindi ni isura yayo. Iyo urebye intare y'ingabo ubona ifite umugara muremure uzengurutse umutwe wayo. Uwo musatsi se cyangwa uwo mugara utuma isa nk'ifite ikamba ry'ubwami. Niyo mpamvu mu mico myinshi yo ku isi intare yakoreshejwe nk'ikimenyetso cy'ubwami ndetse n'icyubahiro. Hari n'indi mpamvu ikomeye nayo, reka tuyirebe. Intare ni inyamaswa ibaho mu matsinda yitwa prize. Muri ayo matsinda buri byose riba rifite uburyo bw'ubuyobozi. Hari intare z'ingore zishinzwe guhiga, intare z'ingabo zikarinda itsinda n'akarere karyo. Ibi byatumye abantu bayigereranya n'ubuyobozi bufite gahunda rwose. Iyo intare itontomye, amajwi yayo ashobora kumvikanira kure cyane. Iyo nduru iba imeze nk'itangazo ribwira izindi nyamaswa ko ako gace cyangwa se ko aho hantu hafite nyiraho wahafashe. Nubwo atariyo yihuta kurusha izindi, aho turavuga intare, nubwo atariyo yihuta kurusha izindi nyamaswa, iyo nduru yayo ituma izindi nyamaswa ziyitinya kandi zikayubaha. Ariko se koko intare ibitegeka izindi nyamaswa zose zo mu ishyamba? Igisubizo cy'iki kibazo rwose ni oya pe. Mu buzima nyabwo nta nama y'inyamaswa iba ihari cyangwa se ibaho ngo intare abe ariyo iyobora izindi nyamaswa. Buri nyamaswa ibaho mu buryo bwayo kandi irwanira kubaho ku giti cyayo. Izina ry'umwami w'ishyamba ni izina ryahawe intare n'abantu bitewe n'uburyo bayibonaga, si uko ariko itegeka izindi nyamaswa. Hari n'ikindi abantu benshi batazi. Intare y'ingabo ntabwo buri gihe ariyo ihiga. Mu by'ukuri akenshi intare z'ingore nizo zihiga cyane kurusha iz'ingabo. Iz'ingore zikora umurimo wo gushaka ibyo kurya kugira ngo itsinda ribashe kubaho, naho intare z'ingabo zo nizo zifite inshingano nyinshi zo kurinda agace kazo no kurwanya izindi ntare zishobora kuza kuzambura aho zituye, ndetse zikaba zazambura n'umuyobozi. Ibi bitwigisha ko ubuyobozi atari ugukora ibintu byose wenyine. Umuyobozi mwiza ni ushobora gukorana n'abo ayoboye kugira ngo bose bagere ku ntego imwe baba bafite. Mu mateka y'abantu, intare yakoreshejwe nk'ikimenyetso cy'ubutwari, ubutabera n'icyubahiro ndetse n'ubuyobozi. Niyo mpamvu intare tuyisanga ku mabendera, ku birango by'ibihugu, ku ngoro z'abami no mu migani myinshi yo hirya no hino ku isi. Abakurambere bacu nabo bakoreshaga intare mu migani kugira ngo bigishe abantu ko umuyobozi agomba kugira ubutwari, kwihangana no kurinda abo ayoboye. Ariko kandi byatwigishaga ko umwami ashobora gutsindwa iyo adakoresheje neza ubwenge.
kuri urugero niyo mpamvu mu migani imwe n'imwe Bakame yashoboraga gutsinda intare atayirusha imbaraga ahubwo ayirusha gutekereza no gukoresha amayeri. Aha niho haturuka isomo rikomeye rigira riti imbaraga ni ingenzi ariko ntizihagije. Ubwenge, ubushishozi, gukorana n'abandi no gufata ibyemezo byiza nibyo bituma umuntu aba umuyobozi mwiza kurushaho. Niba uri umunyeshuri jya wibuka ko amanota meza aturuka ku kwiga no gutekereza neza. Niba uri umubyeyi jya uyobora abana bawe ubereka urugero rwiza aho kubategeka gusa. Niba uri umuyobozi ujye wibuka ko kubahwa bituruka ku mico myiza no gukorera abandi aho gutinywa gusa. Muri make rero intare yitwa umwami w'ishyamba atari uko ariyo nyamaswa ikomeye kurusha izindi, ahubwo kubera ubutwari, icyizere, uburyo igaragara n'icyubahiro abantu bayihaye mu muco no mu migani. None se wowe ubitekerezaho iki koko? Ese wemera ko intare ikwiye kwitwa umwami w'ishyamba cyangwa ubona hari indi nyamaswa yari ikwiye guhabwa iryo zina? Tubwire igitekerezo cyawe hasi muri comment. Niba wishimiye iki kiganiro ntiwibagirwe gukanda like, gukora subscribe ku Ikomeye Buzima TV no gusangiza abandi iyi video kugira ngo nabo bungukire byinshi kuri iyi channel yacu Ikomeye Buzima TV. Nakoze cyane kubana natwe, Imana ibahe umugisha mwinshi. Tuzongera kubonana mu kindi kiganiro gishya kandi cyuzuyeho ubumenyi. Mwakoze cyane.